bafata iby'ingenzi bakabivanga n'ibitari iby'ingenzi, bitari iby'ingenzi bakabigira iby'ingenzi, iby'ingenzi bakabyirengagiza. Reka mbabwize ukuri, buriya ubukristo bwa fake, bwa wongo bw'ibinyoma buterwa nuko abantu bafata ibitari iby'ingenzi bakabigira iby'ingenzi. Bifatwa nuko umuntu yibwira ko kuza mu rusengero bimugira umukristo. Bifatwa nuko umuntu yibwira ko gutanga amaturo niyo wayatanga menshi bikugira umukristo. Yesu yarabwiye atoya ibyo ngibyo, kuko kuri bari bafarisayo hari n'igihe yabibabwira avuga ati mwebwe mwirata yuko mwiyiriza ubusa kenshi mu cyumweru, mukirata yuko mutanga icya 10 cy'utuntu twose kugeza ku isogi na nyiragasogereza, ariko ndababwira mwibagiwe iby'ingenzi. Naha nshobora kubabwira buri wese yisuzuma kibazo atari kuko ndi hano, iby'ingenzi Yesu yavuze nibyo nshyira imbere. Iby'ingenzi Yesu yavuze nibyo ushyira imbere, kuko Yesu yaravuze ngo, yabwiye umufarisayo aravuga ati ariko buri ibundi bintu biroroshye, ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, iryo ni ryo tegeko risumba yandi. Irindi rikurikiyeho risa naryo, ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Witegereje neza aravuga ngo andi mategeko yose ashamikiye kuri ayo ngaya abiri. None warigiye mbaza abakristo nkabwira ariko buri iyo mwitegereza mubona tugendera ku mategeko ya Yesu. Matayo 22 umurongo wa 34 na 7 nako kugeza kuri 40 baduhaye amategeko abiri. Yesu akavuga ati niba mushaka kumenya iby'ingenzi mugomba kubakiraho, ni mwubakire ku gukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, mwubakire gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. None izi nyigisho dufite muri aya mezi abiri ravuga ngo ni urukundo rwavuye mu magambo rukajya mu bikorwa. Haleluya. Icyo nicyo kibazo tugomba kwibaza, urukundo rwacu ruri mu magambo cyangwa ruri mu bikorwa? Niyo mpamvu rero nababwiraga ni nimwitegereza neza muzasanga kenshi twe turi ba specialiste bo kumejaringa in minors, bo guha agaciro ibyoroshye ibiremereye tukabyirengagiza. Yesu yigeze kubwira abafarisayo arababwira ngo erega mwebwe mu mimini mibu ingamiya mukazimira bunguri, mufata utuntu dutoya mukaduha agaciro, mugafata utuntu dutoya mukatugira tunini, iby'ingenzi mukabigira bito. Ngo mu mimini mibu gwingamiya mukazimira bunguri. Natwe muri no minsi ntabwo twahindutse, tufata utuntu duto tukatugira tunini. Ariko Yesu akavuga ngo ikizababwira ko muri abigishwa banjye. Iyo nindi mvugo ya kabiri yavuze muri Yohana 13 umurongo wa 34 no 35. Arababwira ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nkuko nabakunze. Agakomeza ababwira ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya yuko muri abigishwa banjye. Haleluya. Bivuga ngo ikimenyetso cy'urukundo, ikimenyetso cy'ubukristo nyakuri ni ugukundana. None mbibarize bene data, muri iyo mwitegereje uko tubana, reka mpere hejuru, iyo mwitegereje uko tubana nk'abanyarwanda, kandi barambwira ngo 90% by'abanyarwanda ngo nabaki, ngo nabakristo. Narangiza ngavuga ngo niba 90% by'abanyarwanda ari abakristo, nabakristo ba fake. Kuko nese wambwira ute muri 94 90 b'abanyarwanda bari abakristo, miliyoni y'abantu iricwa, Yohana yicayo Petero, Mariya gambanira Margarita, hanyuma barangije bajya mu rusengero barasenga. Uzi yuko muri genocide hari abantu bazanaga imihoro n'amacumu bakabishyira inyuma, bakabasomera misa, bakabahaza, barangiza bakajya gukora. Niko babyitaga. Muzi ko muri genocide mu gace nka za Rwangeri, mu gace karimo abadive benshi nka za Gitwe, abacitse kwicumu botaga izuba ku isabato, kuko bavuga ngo ubu ngubu ubwo ari ku isabato bagiye gusenga ntabwo bari bukore. Abakristo basenga, batanga ibyacu n'amaturo, bubaka insengero. Ariko nuno munsi mushobora kubakwereka ngo urumva ibyo ni by'abantu ngo ibyo bintu ngo byaragiye, ariko no munsi iyo twitegereje neza Yesu aravuga ngo ikizababwira yuko muri abigishwa banjye nuko mukundana.
turakundana. Ikintu gitangaje, Yesu yaravuze ngo nimujya gukundana ngo buri muntu akunde mugenzi we nk'uko yikunda. Reka mpere ku kwikunda. Abantu benshi nyari baza ariko kuki abantu batikunda? Iyo umuntu yifasha akanywa inzoga nyinshi, jewe ndatangara buriya sindabona ukuntu abantu batikunda. Niyo witegereje abantu, umuntu aragenda agafata inzoga akanywa inzoga nyinshi, yarangiza ufashe whisky zikomeye ukarya brochette y'ingurube. Abaganga muri muhanura umuntu wariye brochette y'ingurube akayisomeza whisky, riske yo kwiyahura iri muri iyo kombinezo. Abize biology ntimushobora kumfashara, mbwira ukuntu umuntu yifata akarya inyama y'ingurube irimo ibinure akayisomeza whisky akakubwira ngo bari safe. Hanyuma hazacaho iminsi bakabwira ngo umuntu yishwe na ngo yagize stroke, ngo yagize ngo hari ibintu dukora bikagaragaza ko tutikunda. Yewe mureka nkuremo n'ibyo cyonyine no kunywa inzoga ugatwara imodoka. Mperutse kugenda uzi ko burya abantu batikunda, kuko uyu muntu yanyoye inzoga, arabizi ko yanyoye inzoga, arabizi ko polisi yo mu Rwanda muri weekend baba bariye karungu baba bariye karungu. Turamanutse tugeze ahantu V8 nziza rwose ubona ikiri neuf y'umukara, mwana w'umupolisi arayihagarika. Hari abantu rero bazi ko abapolisi bo mu Rwanda bubaha V8. Byarahindutse. Hari impamvu uvuga ngo byarahindutse. Kera nkifitiye RAV4 yanjye RAA 303V, twigeze kugenda mbwira abantu nari ntwaye, ndavuga ngiye kubera ukuntu abapolisi bubaha imodoka kuruta uko bubaha abantu. Ngi nyuma ya V8 irakandagira, nanjye ndakandagira, kuko buryo ibyo ari byo byose vitesi V8 ishobora kugenderaho na RAV4 ishobora kuyegera hafi. Turakurikirana tugeze ahantu umupolisi areka V8 icaho ku ruhande. Ndavuga nti rero ngiye kubaho urwenya ariko muze kuntabara niba nca amafaranga. Ati wa mugabo ko wihuta? Ntibuse buriya ndihuta kuruta uriya urundi imbere yanjye kutamuhagaritse. Atari kuriya n'umuyobozi, ubibwiwe n'iki? Kuba twaye V8 bivuga ko ari umuyobozi. So ubwo ntwaye akamodoka gato ugiye sindi umuyobozi rero. Ubu ngubu kubera ko nateye urusaku rwinshi abantu benshi barananzi n'abapolisi mbona hari igihe ariko simba nakoze amakosa. Ibintu nitondera, kuko ugomba gukiranuka niyo utwaye imodoka mu muhanda. Sinkeneye umupolisi ngo anyibutse yuko ngomba kubahiriza amategeko. Ubyemere cyangwa we kubyemera, mu bantu barya amatike make muri iki gihugu mbamo, kuki ngomba gukora amakosa? Kandi ndi umupasitori, ngomba kwibwiriza. Yewe hariho n'ikintu ibisintinya kubivuga. Niba ari imodoka ifite uburenganzira bwo kugenda na ambulance nizifite kizunguzungu, ariko niba uri umuyobozi bintangarugero wubahiriza amategeko, ibyo kumbwira ngo uri umuyobozi ngo we wica amategeko kuko umupolisi atari bugutinyuke, ibyo ngibyo jewe ndabinenga. Kuki se ugomba kwihuta? Gese nihute, twese ntituba dukorera igihugu. Hari n'igihe ubutagiye mu by'igihugu ugiye mu byawo, ngo ariko kukuru umupolisi aramagariza rero wanditse ubwirwa n'iki ko nanjye ntari umuyobozi. Arandeba umugabo urimo kwihagarara gutya, no ngo ngaho nawe genda. Ahubwo sinababwiye. Ariko icyo nenda kubabwira, muri ino minsi zahinduye amatwara. V8 barayifasha. Aramubwira ati monsieur huha muri aka kantu. Umugabo atangira kwivambaza, aramubwira ati nakubwiye ngo huha muri aka kantu. Awuhamo nyine karatumbagira. Aramubwira ati buvuye mujye hariya. Mbona umuntu acishijwe bugufi. Erega imodoka barayiparitse ku ruhande, agiye gutegereza pandagare bamujyane acishwe bugufi. Kuki abantu batikunda? Araza ngezeho manuye ikirawe ngo pastor ngo wigendere, kuko arabizi yuko ndikunda, hari ibyo ntashobora gukora. Serious, ariko mujye mugerageza kubitekereza. Kuki abantu batikunda? Umuntu aragiye arongoye umugore byamugoye. Iteka ryose iyo ntashye ubukwe, ndeba ukuntu ubukwe busigaye buhenda. Ukoze investment ingana niyo uzi ko
gusaba hirya iyo ngiyo biba byakabakabye muri miliyoni 10 na 20, kuguhekera hirya hariya byakabakabye muri, barangiza umuntu akicara ugasanga yaremye umuriro utazima, yatangiye gushwana n'umugore hejuru y'undi mugore. We urongoye ejo bundi uzanye inshoreke, maze mbabwira bakirongora ibyo bintu byitwa ngo nanane gutandukana na x mubwira uwo ni x nyine. Niba ari x ubwo ni x nyine, ubwo ari mu byahise. Ariko ngo giye ngo urumva uriya n'umu x wanjye, rwo umuntu agatinyuka akabikubwira x wawe igihe warongoraga se. Mumva reka mbabwire, umuntu ahagarara hano tukamurahiza, Karegesa wemeye yuko uyu nguyu Juri abo umugore wawe? Ya ni Juri cyangwa ni Juri? Ni Juri. Wemeye ko abo umugore wawe musezeranye, uretse abandi bagore bose uzabana n'uyu wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi? Mbyemeye ntyo. Mwemeye ntyo dahiri ntabwo tuvuga ngo mwemeye ntyo. Nuwo wemeye usezeye ku bandi bagore bose, erega n'umugore nawe akarahira ati nsezeye ku bagabo bose. Ejo kumva ngo x aturutse. Kuki utikunda? Uremye umuriro utazima, urugo rwawe urarutwitse, ugiye gushaka ibyo wasize imuhira. Come on. Ariko muri murankurikira, iyo Yesu avuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ubwo uri murikunda koko? Uremye umuriro utazima kuri wowe, urataha usanga umugore yafuretse. Maze kimbabaza rero nuko abantu bamwe banabikora barabyaye. Umva mbwira abagabo murimo hano n'abagore, niba mugiye kuri mu muriro utazima, muziyemeze mwifungishe, muzawureme nta bana mufite. Umuntu ufite abana kari mu muriro utazima, abana be bareba. Umwana umwe yarambwiye ati pastor, ati ikibazo mfite ni n'umudamu mutoya, ati mfite ibibazo bibiri, nitwa izina rya papa kandi nsa nawe. Icyo se ni ikibazo? Ngo ni ikibazo nyine. Ambwira amaskandare menshi, akambwira ati jewe mba ndi ashamed. Uzi kubona utikunda kugeza aho abana bawe bagira isoni zo kukwitirirwa, ubwo se urikunda? Yesu aravuga ngo ukunda abandi nkuko ugira gute? Nkuko wikunda. Standard tugomba gukunda aho abandi nuko banza tukikunda. Ariko gukunda nicyo kimenyetso cy'uko uri umukristo, kandi ukiheraho ugakunda abandi nkuko wikunda, ugakunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Noneho Imana ikavuga ngo ibyo ni mubikora bazamenya ko muri abigishwa banjye. Ariko noneho urukundo rw'Imana rwo ndenda kuza kubihuza n'ibyo kubabarira, ko niyo teme y'uyu munsi. Urukundo rw'Imana rw'Imana avuga ngo noneho uva kukwikunda, uve gukunda bakunditse, uve no gukunda ku gihe cyo gukunda. Kuko burya uri gihe byoroha gukunda. Reka mbabwize ukuri, ariko kuvukira mu Rwanda byanyigishije amasomo menshi. Njya mbwira abantu ko buriya iminsi 100 ya jenoside n'indi yayibanjirije hagati ya 90 na 94 niryo shuri ryo kwizera Imana riruta na doktora nakoze, kuko ryo ryari pratique, byari ibifatika. Uzi ko abantu bakunda igihe cyo gukunda, kabone igihe cyo kudakunda. Twabaye mu nkambi ibyumba. None rero buriya mu nkambi niba hari ubuzima bukomera bubaho, ni ukuba mu nkambi ibintu ubundi wajya kubona ari ubuntu bwawe bw'amanjwe bigahinduka izahabu. Uzi kimwe mu bintu bibura mu nkambi? Umunyu. Uzi ikindi kibura mu nkambi? Isabuni. Uzi ikindi kibura mu nkambi? Korugate. Ugasanga abantu, reka ntange urugero rumwe kuko rwo umugabo yaragiye, twaryaga impungure na twa dushyimbo dutoya twitwa rantiye. Rantiye rero kugira ngo uzazirye uzimire zigomba kuba zifite umunyu. Zidafite umunyu rantiye kabisa kuzirya ni igihano. Ariko ubundi gihe buriya ngira ururimi rumeze nk'urw'inka, ibyo wazana byose ntabiryo. Uretse ko twebwe aho twabaga n'ibyo ntabwo ikibazo ntitwakigize cyane, ariko twabanaga turi benshi tukisungana twese. Ariko reka mbibwirire inkuru. Ni gukunda mu gihe gukunda bishoboka. Imana ikatubwira ngo mwe mujye mukunda niyo bigaragara bikomeye.
ukunde n'igihe gukunda bikomeye, ukunda abakunditse, ukunda abakunda, ukunda abadakunditse, ukunde n'abadashaka gukunda, ukunde n'abanga gukundwa no gukunda. Hari ibihe byo gukunda, hari n'ibihe bigora gukunda. Umugabo rero aragiye, sinzi ahantu yakuye akunyo. Kandi dufite ahantu twari dutuye, hari hafite inzu nini bahitaga muri marato, yari sare nini cyane. Ibintu byaberaga muri marato rero ntabwo byihishiraga kuko abantu bose babaga bari ku karubanda. Noneho umugabo aragenda azana umunyu, uzi ko akunda abanyarwanda bazinga agapapuro bagashyiramo umunyu bakagapfundika hejuru no hasi. Araza abwira umugore ati rero madamu, hari n'abana, ati murabizi tukiri no mu buzima busanzwe, ati ibiryo bidafite umunyu byari byarananiye, none akakunyu nimubona minjiriye mu biryo byanjye simbaye muzihangane. Igihe cyo gukunda n'igihe biruhije. Uyu ni umugabo ubwira umugore n'abana, arimo ararya ibiryo birimo umunyu, bo barimo kurya rantiye zitagira umunyu, ariko nyine bagomba kwihangana. Yesu akavuga ngo mugomba gukunda niyo ibintu byabaye bike. Biroroshye kubivuga, ariko ni ikindi kubikora. Gukunda niyo ibintu byabaye bike. Ahubwo reka mbabwire, jewe naje kubona uko ibintu biba bike niko gukunda bigabanuka, nuko biba byinshi ko gukunda bigabanuka. Uzitegereza abakire baragenda bakabanza kubaka igipangu cy'amatafari, bakakigira kirekire, bagashyiraho imikwege, ndetse baba bafite n'ubushobozi kurusha bukongeramo n'amashanyarazi. Ku irembo bagashyiraho gate nini, bagashyiraho umusekiriti, bagashyiraho n'akararume, agasone ko guhamagara. Bamwe rero bari na smart cyane muri kino gihe, bagashyiraho n'akantu kameze nka telefone. Wagerayo umusekirite akakubwira ati ariko rero hano kugira ngo winjiremo ugomba kubanza ukavuga, ugakanda ka kantu, ati kanda kariya kantu. Ibyo mbabwira ni ibintu mporamo, ugakanda ko kantu. Bati ninde? Ni Rutayisire Antoine. Wa hehe? Wiriya mu cyaro. Icyahagana hehe? Iyo nyine za ntete muri Kiramuruzi. Bati kumva biracecetse. Umusekirite akabwira ati rero uri bwatakubwiye ngo winjire ntiwinjira, igendere. Ubwo nikuze wo kwa ergo murabizi ni mubyara wawe wo kwa mubyara wa so bere nk'ibyo. Abwira ngo ya hano nturi bwinjire. Kubera iki? Iyo dutangiye kugira ibintu n'urukundo rwacu ruragabanuka. Niba mbeshya muzanyumuza, ariko niba tugiye kuba abakristo birambwira ngo hari ibyo tugomba guhindura. Yahoze mbabwira icyo gihe turi mu nkambi, umuryango nakoragamo bambonye namye ngira karimo. Noneho rero babona kuri BBC iyo hazaga nk'abanyamakuru b'ibyo binyamakuru mpuzamahanga, abakada ba RPF twakoranaga bari bati mudushakire wa mugabo uvuga icyongereza n'igifaransa kandi umunyenkambi. Agenda nkavuga nyine, byangiriye umumaro. Abantu twakoranaga baza kumenya bati burya Antoine ntabwo yapfuye, ari mu nkambi Byumba. Babwira abagabo bo muri Focus Uganda baramubwira ati Antoine ari mu nkambi Byumba, mugende mu mushake mumushyire n'aya mafaranga. Banzanira amadolari 300 arayama, ndayavunjisha nkuramo amagande. Abantu twabanye mu nkambi bo barabizi, wenda bo twabanaga mu rugo bashobora kuba batarabibonaga, ariko hari abantu bagendaga baza bakaza pe barabaye imigata, bararwaye bwaki n'abakuru n'abana. Ubu risabune kandi hano mpafite amashiringi, imitwaro iri mu mufuka, kuko hari ikintu nize. Icyo gihe Imana nabonye ukuntu abantu barimo kugenda bakobana mu mutima. Ndavuga nti Imana, iri somo ndaryize, sinzigera nkobana mu mutima, bibe bike bibe byinshi nzabisangira n'abandi. Je na madamu twanashyizeho discipline nyuma ya genocide. Iwanjye habaye abana bari kugira ngo muri ofuri, kuko twabaye mu nkambi turi nka 20 na mu kazu gatoya ahantu hafunganye. Tuvuye mbwira madamu ntabizi niba twarashoboraga kuba muri kariya kazu gafunganye gafite ibyumba 2 cyangwa 3, tukaba dusubiye mu nzu yacu dusanze batarayishenye, reka tuyifungure. Hari umunsi umwana umwe yavuze ati niwugira undi umuntu muzana, araryama muri toilette cyangwa muri koridoru, nta hantu hasigaye.
umuntu umwe aza kubwira madamu, arambwira ngo biriya bintu rero mwihaye, kuko yaraje asanga iwacu koko hari abana benshi kandi bamahara kwinshi, bamwe bameze gutya bameze gutya. Arambwira ati rero buriya mubwira abagabo ntubazi, ati uriya mugabo wawe uba mu rugo rwuzuyemo abantu bangana batya ntushobora kumwitaho ngo umutekere uturyo tugera ku mutima w'abagabo. Hanyuma tuza kwicara turabiganira, navuga ni madani rwose ntuhangayike, ningera mu ijuru ndakurahiye ntabwo Imana izambaza ibiro by'ifiriti nariye, ntabwo izambaza ibiruhuko naba narafashe Maldive cyangwa Florida cyangwa hehe, ntabwo izambaza ibiro by'inyama nariye, izambaza abo nagiriye umumaro. Nabyo ujye kumbwira ngo igifu, reka mbabwize ukuri, igihe ushaka kunyitaho ugaca inzira yo mu gifu uba wayobye. Inzira ijya mu mutima wanjye ntabwo ica mu gifu. Ngira umugisha Imana yampaye, nshobora kurya ibintu byose, nshobora kurya umuceri ukonje cyangwa ushyushye, nshobora kurya ibijumba n'ibishyimbo kandi nkanyurwa. Rero ugiye kwiba ibyo bintu byo kuvuga ngo buriya ngo turamutekera ibingwa nezerwe, ngewe inzira ijya mu mutima wanjye nica mu gifu, ica ahandi. Ariko icyo ndenda kubigisha ni iki? Ibihe bigoye n'ibihe by'umugisha imitima yacu yaguke, kuko ikiranga umukristo ni ugukunda. Ugakunda abagukunda, ugakunda abakunditse basa neza, ugakunda n'abadakunditse, ugakunda abagufi n'abarebare, ugakunda n'abakwanga. Kuko Yesu yaravuze, niho ngiye kwinjira noneho mu nyigisho yacu bwite, Matayo 6 yabwiye abigishwa, barabwira ngo rega ngiye kubigisha gusa n'Imana. Haleluya, gusa n'Imana. Arababwira mu gice cya 5 umurongo wa 43 ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe. Amfeti ntabwo yigeze avuga ngo mwumvise ko byanditse ngo, kuko iyi mvugo ntabwo ari imvugo yo muri Bibiliya. Nta hantu na hamwe uzasanga Imana ivuga ngo ukunde umukunzi wawe wanga umwanzi wawe, no mu isezerano rya kera. Ariko abafarisayo n'abanditsi, kubera ko bari abantu bajyaga kwigisha bakavuga ati murabyumva neza, umwanzi wawe nta kuntu wamukunda, ariko Imana yavuze ngo ukunde inshuti zawe, abanzi bawe ubitura ibyo bagukoreye. Yesu arababwira ngo ya, ahubwo jyeho ndababwiye nti mukunda abanzi banyu, musabira ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye rikarasira ababi n'abeza, abakiranuka n'abakiranirwa akabavubira imvura. Iki ni cyo kintu gikomeye tugomba gusobanukirwa nk'abantu b'Imana. Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha b'ikorobo ntibakora batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. Ukunda abatagukunda, ugasabira abanzi bawe. Aravuga ngo nibwo uba ubonye ranka yo gukunda nk'uko Imana ikunda. Haleluya. Hariho n'abantu ujya numva bigisha ngo urumva ngo jyewe ngo nahumbijeho gatoya ngo ntatanze icya 10 ngo Imana irankubita, ngo bino bani gukubita kuko utatanze icya 10, ko ntarabona se yateje umutingito ngo ibizu biri hano muri uyu mujyi bihirime kandi abifitwe n'abantu batanasenga. Ntabwo Imana ikora ityo. Iyo Mana ifata abana bayo ikabavuna amaguru ngo nuko batatanze ibya 10, ntabwo ari ugewe nizera. Ugira ibyago nk'uko abandi bagira ibyago. Ntabwo Imana ihekenya amenyo, iravuga ngo igushiriza imvura ikavushiriza izuba ababi n'abeza, ibyo bindi zabikorera ahandi. Ikavuga ngo noneho namwe nimukore mutyo muse na So wo mu ijuru. Aha rero niho kubabarira bizamo. Buriya ari abantu bitoroshye gukunda. Umva mbabwiza ukuri, ukunda umuntu kwanga, ukunda umuntu waguhemukiye, reka tubyumve neza. Imenoma parla tuvuze nk'abantu ntabwo byoroshye, ariko divino parla tuvuze nk'abakristo birashoboka, kuko si twe tubikora, ni Imana ibikorera muri twebwe. Naze mbabwira buriya gukurira mu Rwanda byanyigisha ubukristo bwinshi. Jyewe nakuze nuzuye umujinya, kubera ko mfite imyaka 5 bishe data, mfite 15 batwirukana mu ishuri, mfite 25 nari umwarimu muri university wanyohereza kwigisha muri tronco. Washobora ute kubana n'abantu bagukora ibyo ngibyo nk'ubu murakari?
ariko Yesu icyo nicyo gihe yamfashe, arandeka ndabanza ndyoherwa n'agakiza, arandeka ndabanza ndyoherwa n'urukundo rw'Imana, arandeka nkabwiriza nuzuye umushari mu mutima, arandeka nkabwiriza nuzuye urwango. Bukeye arambwira ati ariko reka nkwereke, ubwo uri umwana w'Imana, do as I did, kora nk'uko nakoze, aba bantu bababarire. Ndamubwira numva Yesu nkubwire, uzansaba ibindi ibingibi byo pe, ibingibi urabizi ntibikunda. Arambwira ati birakunda kuko narabikoze, birakunda kuko hari n'abandi babikoze imbere yawe, birakunda. Hanyuma nsoma Bibiliya, ndangije ndarekura, ndamubwira ubuntu bwo kubabarira aba bakoze ibyo byose, kuko liste yanjye yari ndende, byarakunze. Nibuka hari umunsi twagiye ku musozi wacu kuwubabarira, turi abantu bacitse ku icumu hano muri uyu mujyi, sindi buvuge amazina yabo, bamwe barakomeye. Turifata dushubije amaso inyuma, dusanga Imana yatugiriye neza. Dusanga bamwe bari mu buyobozi, abandi bari muri private sector ariko bameze neza, ndi mu gipastori nanjye simeze nabi, n'abandi turavuga ariko muri iki tubereye tugiye kubabarira wa musozi waduhemukiye. Haleluya. Iryo somo niryo twasomye mu gice cya mbere. Yosefu ageze muri Egiputa, bene se baramugurishije, baramuhemukira byembye. Tekereza umuntu uguhemukira wowe uje kumugirira neza. Ngo yagenze mu butayu agenda baririza, ariko nta bene data mwamboneyeho baragiye intama, bati bagiye twababonye barenga iyi Dotani. Abakurikira yagezeyo baravuga ati dore Karosi nguri yaraje, abazaniye ibiryo, yaje yarushye, aho kugira ngo bavuge bati sha petit frere wakoze, aravuga ati dore wa mushenza araje, mureke tumwikize tumwice. Ariko mugenzi wawe umukuru wawe umwe ati ariko murarinda mumwicira iki, reka ibuye rimwe turyicisha inyoni ebyiri, turamwikiza kandi tumukuremo kashi. Baramugurisha. Njya ntekereza Yosefu ajya muri Egiputa yambaye iminyururu, kuko niko batwaraga abafungwa, yambaye iminyururu mu ijosi, indi bamuziritse amaboko, agenda inyuma y'ingamiya akurura amaguru, atekereza ubu ni bakuru banjye bankoze ibi bintu, ubu ni bene data bankoze ibi bintu, ubu abavandimwe banjye nibo bangurishije, ubu abavandimwe banjye nibo bankoze ibi ngibi. Aragenda ajya muri Egiputa, agurwa na Potifari. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukuboko k'Uwiteka kubana na Yosefu. Aravuga ati ariko uzi bya bintu hano, kuko k'Uwiteka kuri kumwe nanjye, yikomereza imirimo neza rwose, akora neza kwa Potifari. Ngo Potifari yareba ibintu Yosefu akora, akavuga ngo niba hari umukozi twigeze tugira, uyu muhungu mwaye promotion, utegeka ibyo mu rugo rwanjye byose uretse icyumba cyanjye. Ariko bukeye na madamu aramureba, aravuga ati ariko iki gihungu kabisa kiri ebo, kirashobora, kirabasha, buriya mu gitandaho cyazanamo inyongeramusaruro. Araza aramwegera, aramubwira ati umva, umutima warahagaze, iyo ndose mba nkureba, iyo ugiye umutima uragukurikira, ubu ngubu mbese. Yosefu aramubwira ati rero madamu, ibyo wifuza ko dukora ntibikorana n'amavuta ngenderamo. Iyi migisha yose ubona iza hano ntabwo ikorana n'iyo mico, ko burya hari ibintu bidakorana. Bukeye ngo amusanga mu cyumba, aramubwira ati noneho ntuncika, it's a do or die, uremera cyangwa urambona. Yosefu ngo aratimbira, amufatira umwenda arawumusigira, ati mbonye icyo ndi bukuregeshe tu. Umugabo aje, dore rwose shere, dore cya gihungu cy'igiheburayo wazanye hano cyagerageje kunyiyegereza, dore n'umwenda cyansigiye. Uzakinisha ibindi. Buriya Potifari yari umukuru wa Republican Guard ya Farawo. Buriya rero hari abasirikare nubaha cyane, nubaha abasirikare ndanabakunda, yewe nta kibazo nyegerana n'abasirikare, nzi icyo bamaze, nzi n'icyo bamariye. Ariko buri iyo ngiye kubaha hari abo nubaha birenze. Nubona umuntu witwa umujepe, uriya ujya umwubaha, ntibatera amahane. Ni ukuri uzabitegerezaho, iyo aribo barinze umutekano wenda habaye nk'ibirori, uzabone n'abana beza bari pose bahagaze neza, bareba imbere rwose kabisa, ubona bari alert. Ariko uzihe kuzana akajogo, bazakwereka icyo bize. Ashobora kugufatisha intoki ebyiri ukibwira ko ari pensi yagushyizeho.
tekereza noneho kumva umuboyi bamureze yuko yagerageje gufata umugore wa afandi mukuru wa bene abo ngabo. Bagomba kuba baramugejeje muri gereza imisaya yabyimbye. We wamushinze gerageza gufata umugore wa pato, ariko ageze muri gereza nabwo ngo ukuboko k'Uwiteka kubana nawe. Uwiteka mwomora ibikomere. Umugaragu wa Farawo amusangamo, aramuhanurira, baramufungura, amubwira uzambabarire vuba, nugera hariya uzamvugire. Ngo ageze yaramwibagirwa. Uriya mwana agomba kuba yarafite impamvu nyinshi zo kurakara akaba umugome. Ariko igihe kigeze, wa mugaragu yibuka yuko hari umwana babanye usobanura inzozi, aramubwira nyakubahwa Farawo, hari umwana twabanye asobanura inzozi nkaho ari we wazitanze, nimo munzanire. Ngo baragenda baramwogosha, baramwuhagira, bamutera parufe, bamwambika imyenda myiza y'ibitare, ngo hagarara imbere ya Farawo amurotorera inzozi. Yosefu azisobanura nkaho ari we wazitanze. Farawo aravuga ati tuzakura hehe umuntu umeze nk'uyu ngo tumushingiye umurimo amaze kutubwira? Reka mbabwize ukuri, aho ubonera umutima wa Yosefu usa n'uwa Yesu. Iyaba ari jyewe ariko ntarakizwa, mwene Karasira kakangabo, akaba ari jyewe wakoreye ibyo bintu, ariko ndavuze ntarakizwa, ko naramaze gukizwa nahuye na Yesu byarahindutse. Mba narawubwiye Potifari, noneho impeta y'ubutegetsi n'igihe wifite, igihe wungirije Farawo, zana wa mugore wawe akubwire imyaka 13 yose namaze muri gereza uko byari byagenze, yisobanure. Ariko Yosefu yamaze kubibona, aravuga ati fine, Imana yo yari ifite ibyo irimo gukora kandi irabishohoje, inzozi zanjye irazishohoje. Akizakwereka ko Imana yomoye Yosefu mu gice cya 41 cy'icyo gitabo cy'Itangiriro. Yabyaye abana babiri, umwe amwita Manase. Muze kubira mu gice cya 41, aravuga ngo kuko Uwiteka yanyibagije imibabaro natewe na bene data. Haleluya! Uwiteka yanyibagije imibabaro natewe na bene data. Hari abantu Imana yagiriye neza, namwe mushobora kuba mwicayemo hano ugasanga umuntu Imana yaramuzamuye ikuvana hasi. Reka mbabwize icyo nshaka kubabwira. Imana ijya kunyiza umujinya nari mfite n'urwango, yarambwiye ngo ariko uyu mujinya ubu wawusobanura uti imbere yanjye? Sinakubereye so? Aho se atabaye narahabaye, naguhaye amashuri utari no kubona niyo ari na so wari kubikora. Ubu uzambwira yuko uhekenya amenyo kubera ko habaye iki? Subiza amaso inyuma urebe ku musozi uvukaho. Cyo gihe nari mfite masters. Ninde wundi wize mu Bwongereza? Ni so wakujyanye yose? Nakubereye so. Cururuka, ruhuka. Ijana wowe naguze ko buryo wa mugani uyu mujinya ubundi dati yawe yarishwe n'igituntu ntawe yarapfuye. Use nijye mfubyi yonyine yabayeho. Imana irankosora neza insubiza ku murongo. Yosefu Imana yaramubwiye ngo Yosefu va mu mujinya, nzakugirira neza muri iki gihugu cy'amahanga. Noneho abyaye umwana aravuga ngo ndeka mwite Manase kuko Uwiteka yanyibagije umubabaro natewe na bene data. Mwene data urimo hano, hari abo Uwiteka yibagije imibabaro mwatewe na bene wanyu. Ukabona bene wanyu nta anti nta anko bose barakwirengagije. Maze icyo mbikundira, iyo ugize Imana ikakuzamura barongera ukaba anko. Akaza ati ariko buriya ndi anko, wakwibuka anko? nta buhamya mbahaye kuri icyo ngicyo, ariko nzi ko bamwe mwumva ibyo ndimo kuvuga. Ukabona anko na anti babandi batakumenyaga kera urimo gustragaringa, baje babaye banko kubera ko noneho ufite ubuzima. Jya ukora nka Yosefu uvuge ngo Uwiteka yangiriye neza. Bene se bamusanze muri Egiputa kuko Imana yari yaramwomoye ibikomere n'ibyo muka Potifari yamuteye. Aravuga ngo mva, umwana wa kabiri yabyaye mwite Efurayimu, ngo kuko Uwiteka yampereye umugisha mu gihugu naboneyemo umubabaro. Haleluya! Icyo rero nicyo cyatumye twe dusubira iwacu ku musozi tujya kubabarira abaduhemukiye, kuko Uwiteka yaduhereye umugisha mu gihugu twaboneyemo umubabaro. N'ubu rwose nabigize principe ku musozi wacu uwo waho, buri gihe mfatamo umwana umwe cyangwa babiri barihirira mu ishuri kugira ngo ntazibagirwa yuko ku musozi nababariyeho Uwiteka yahampereye umugisha muri icyo gihugu. Principe nigiye kuri Yosefu.
bene se bamusanga muri Egiputa, iriya nkuru badusomeye mu gice cya mbere. Bene se bamusanga muri Egiputa, baraza baramwihorera, ntibamusaba imbabazi kubera ko se yari ahari. Baravuga ati ibyo byose ntabwo Yosefu azatinyuka kutugirira nabi papa ahari, ariko se aza gupfa. Baribwira bati rero buriya Yosefu noneho agiye kutwitura ibyo twamukoreye, reka tugende tumuzingazinge tumushyire mu kintu cy'ikinyoma. Baraza baramwegera ati muvandimwe Yosefu, mwereka ngo bamwikubise imbere. Agomba kuba yicaye akavuga ati sinabibabwiye kera se? Sinari nababwiye ko hari umunsi muzaza mukamfukama imbere abatwara? Inzozi zasohoye. Arabareba bapfukamye, ntiyabakora ku matama. Yashobora kuvuga ati kare kose se ntabibabwira, ariko arababwira. Baramubeshya ngo papa mbere yo gupfa ngo yaratubwiye ngo tuzakubwire, kandi niba musoma Bibiliya zanyu neza, Yakobo yapfuye, Yosefu ari we umuseguye. Meaning ngo niba afite ijambo ashaka kuvuga rya nyuma niwe wararyongoreye, ntabyo yigeze ababwira, ariko barashaka kumuzingazinga. Ntabwo atumva twumvikane bene da, ibyo mwashakaga kunkorera byari bibi, mwikwigira beza, ibyo mwakoze byari bibi. Reka nkubwire kugira ngo uzakire, kugira ngo uzababarire, n'uzababarira uzamubwira uti ibyo wankoreye byari bibi, ariko Uwiteka yangiriye neza, none narakubabariye. Kuko kugira ngo ushobore kubabarira nuko wibuka yuko wagiriwe nabi, ariko ntiwiture nabi. Ariko nuko wibuka yuko Uwiteka yabaye ku ruhande rwawe, akomora ibikomere byawe, akaguhera umugisha aho abandi bagushakiraga ibibi, ariko ntubiture ibyo bagukoreye, ugasa na Yesu. Yosefu arabwira tumva bene data, ibyo mwashakaga gukora byari bibi, ariko Imana yo yari irimo gushushanya amateka yanjye, kuko niyo yanzanye hano. Reka mbabwire, hari igihe Imana igucisha mu mateka mabi kuko ishaka kukwandikira amateka meza. Hari igihe Imana igucisha mu mateka mabi kuko ishaka kuguha umugisha, kuko aho twahuriye n'ibibazo bikomeye niho dukura ubuhamya buremereye. Haleluya. Wajya unavuga abantu bakumva ko ufite icyo uvuga. Arababwira ati ibyo mwashakaga gukora byo byari bibi, ariko ibyo Imana yarimo gukora byari byiza, havuyemo ibi ngibi kugira ngo ubuzima bw'abantu n'ubwanyu burimo bucungurwe. Nzabagirira neza mwe n'abana banyu, muhumure. Mbona ayo magambo, uwo ni umutima wa Yesu. Uwo ni wo mutima Yesu aduhamagarira kugira, gufata abantu niyo baba baraguhemukiye ukababwira ngo nzabagirira neza nubwo mwebwe mutayingiriye. Kuko Yesu yagiye ku musaraba, areba abantu bamumanitse ku musaraba, yibuka ibyari byaramuvuzweho yuko azitangira ubugingo bwa benshi, kandi ko mu bisebye hazavamo agakiza ka benshi. Aravuga ati ibyo mugambiriye kunkorera byo ni bibi, ni ubugome, ariko hazavamo umugisha kuri benshi, abahesha umugisha. Baravuga ngo data bababarire kuko batazi ibyo bakora. Arangije atubwira ngo iyi niyo nzira muzaca niba mushaka gusa nanjye. Haleluya. Igihe yari yambaye ikamba ry'amahwa ku mutwe, afite imisumari mu birenge, afite imisumari mu biganza, umubiri wose wawukubise ari inyama gusa zatonyotse, yibuka ko ku munsi wa gatatu azazuka, ariko ababarira atarazuka. Abasabira umugisha, arababarira. Arangije atubwira ngo ngaho namwe nimunyigane, mubabarire, kuko niyo baba bari baragambiriye gukora ibibi. Abanyarwanda baca umugani ngo kubaho k'umushwi ntabwo ari impuhwe z'agaca. Kuba uriho si uko abo bantu batashatse kukugirira nabi, ni uko Imana yashatse kukugirira neza. Kuba utarahombye si uko abantu batashatse kuguhombya. Kuba utarapfuye si uko abantu batashatse kupfa. Kuba utarapfuye ni uko Imana yashatse kubaho. None ubwo wabayeho, bwira Imana ngo Mana, ubwo ubuzima bwanjye buri mu biganza byawe, I forgive. Njya mbwira abantu, njya nkunda gusetsa abantu, hariho n'igihe ubabarira abantu ntubashyireho amahane, ariko bo ntibakubabarire. Nigeze guhagarara biro yanjye, abo twabanye hano barabizi, biro yanjye yabaga hariya hirya. Nubwo nakundaga guhagarara kuri bariko hariya, nahigiye isomo, njyewe ibintu byose biranyigisha. Haturuka igisiga cya sakabaka hariya hirya gifite inyama mu majanja yacyo. Ibyiyo ni bibiri biza bikiriho, kubita kikazamuka, bigakubita kigakwepa, bigakubita kigakwepa, kigeza ngira ngo cyasubije ubwonko inyuma,
kiravuga ngo ibi byiyoni mbirusha imbaraga zo gutumbagira, izamukaho nk'imetero 5. Ibyiyoni birakukuza, birayikurikira, irongera izamukaho nk'izindi 5. Biragerageza mbona bicitse intege. Abana ngo ririya somo ni ryiza pe. Umunsi ibyiyoni bizajya binyiruka inyuma, nzajya nzamuka njye mu mwuka. Nibitangira kuza nawe akayoge, nibuka iby'Imana yakoze, bibwire ngo mwabyiyoni mwe, iyakoze bya bindi nibizabikora. Zamuka. Wenda wicayemo hano, hari ibyiyoni byinshi birimo kukwambura ibyawe, hari ibintu byinshi birimo kugukubita, hari ibintu byinshi birimo kugustressa. Zamukaho gatoya, urebe ngo ibyiyoni biragenda, kandi bigihari bitapfuye, ariko wabitambutse, wagiye ku yindi nivo. Yosefu yaravuze ngo ya reka njye muri nivo yo mu mwuka, abamba babarire. Icyo ni Imana iduhamagarira. Tuzababarira abantu atari uko bahindutse, ahubwo ko twe twahindutse tukitarura, tukigira hejuru, kavuga ngo umva ibyo mwagerageje gukora byose, I'm still alive, ndacyariho, ndacyahumeka, kandi rero nzaba ngihumeka, kandi ninagenda nzagenda kuko Yesu ampamagaye, sinzagenda kubera ko hari abantu banyanga. Icyo nicyo ugomba kumenya, ukamenya ngo kubaho kwawe si impuhwe z'abanzi bawe, ni imbaraga z'Imana zikurinda, ugakomeza ukajya imbere ariko usa na Yesu. Reka mbabaze ikibazo, ndashoje. Buriya dufite abantu benshi basaga na Yesu. Uwitwa Stefano bamuteye amabuye, ariko hari akantu nkunda, ngo amaze kubabwira ngo baramurakariye bahekenya amenyo, bakambye gahanga bahekenya amenyo, ngo ariko bahindukiye bamurebye ngo babona asa na marayika. Iyi si guhekenyeye amenyo usuti, kuko kenshi isi dushushanya mu ishusho yayo, ariko iyo tumbiriye Yesu yarabwiye ati rege ndarebye mbona mu ijuru rikingutse, mbonye umwana w'Imana, umucyo we wamurikiye ubugingo bwanjye, ngo babona asa na marayika, kandi bo barimo guhekenya amenyo. Iyi si gushinyikiye amenyo wowe usuti, iyi si gukandagiye, iyi si gukaranze uhumura ute? Kavuga ngo isi ni gukaranga, ujye uhumura neza, use na Yesu. Imana ibahe umugisha. Ariko wenda wicayemo hano, hari abantu baguhemukiye, hari abantu bakwambuye, hari abantu bagutereranye, hari abantu batagutabaye. Imana ikakubwira ngo niba ushaka gusa na Yesu, babohore cyangwa ibohore, bababarire, use na Yesu. Urukundo, kandi nurangiza nibazaza, hari banko bazaza, hari n'aba anti, kandi ubizi neza ko cya gihe wigaga wigeze kugira ibibazo, anti na anko barakwirengagiza. Hanyuma nibazo uzababwire ngo Uwiteka yangiriye neza, mukeneye iki? Tuzabitura ibyo bagukoreye, use na Yesu, use na Yosefu. Kandi niba ntababayeho, iyo mvugo numvise urubyiruko rwo rwahizanye ngo niba isi itaragukaranga ntugire ngo nuko yakwibagiwe, ngo iracyashaka ibirungo. Umunsi yagukaranze nusohokamo uzasohoke uhumura neza. Imana ibahe umugisha. Kandi tugiye gusenga. Niba wicayemo hano uvuga ngo mva uyu munsi wari uwanjye pe, ubu butumwa bwari ubwanjye n'igihe Imana yabumanuriye, kuko hari ibyiyoni birimo kunyirukanka inyuma, zamukaho gatoya, uzamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana ndashaka gusa na Yesu, n'imbaraga nigire hejuru, mbabarira abantu nse na Yesu. Turagushimye Mwami Mana yacu, imitima yacu irakomereka, imitima yacu irababara, kandi iyi si iraturushya, mu kazi iratunaniza, abantu baratugambanira, abantu baratubeshyera, abantu badusiga ibyondo, abantu baraduhemukira, abantu bava mu masezerano, abantu baratwambura, n'ibindi byinshi ntarondora. Urebe ibiganza bizamutse, kuko turi abantu bafite imitima yoroha. Utwigishe gusa nawe Mwami Yesu, utwigishe gusa n'abatubanjirije, nitubona bibaye byinshi bitunaniye. Waravuze ngo abarushye n'abaremerewe mujye muza munsange ndabaruhura, ngo kuko nababajwe muri byose nshobora kubumva. Reka buri muntu wese urimo hano urushye,
wari unaniwe, wari wumvaga bibyanze, umuteremo wa mutima wari muri Kristo Yesu Umwuka Wera. Imbaraga zawe zikorere muri iri teraniro, ubwoko bwawe buho umugisha, uduhere umugisha mu ngo zacu, uduhere umugisha aho dukora, uduhere umugisha mu nzira aho tugenda, uduhere umugisha aho turi hose, kuko aho hose tuhahurira n'amahwa, tuhahurira n'imisumari, tuhahurira n'ibihanda, ariko ujye uduha kugenda nk'abantu bawe. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe bunezerwe, kandi ubwoko bwawe bube umugisha ku bandi, including n'ababagirira nabi. Izina ryawe ryubahwe. Ni mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.